umunsi wagenze ute? Umunsi umeze neza, ibintu ni umutamu nta kibazo gihari. Naje nambaye akajezi keza cyane ka polisi, ndaho meze neza, ibintu birimo biragenda biza gake gakeya. Nimuze hano, nimuze twegeranye tubanze tuganire kuri ubyumva ute uyu munsi. Nimuze hano tuganire, twicare tubanze tuvugane uburyo match yarayigenze. Babandi babivugisha ngo barakomeye, babandi bivugisha ngo ngo bafite ngo umupira mu maguru. Nimuze tubanze rwose mwigire hano rwose muri ubyumva ute uyu munsi yo kuri uyu wa gatandatu, tubanze tuganire, dore ko ari na special nyine na special. Muze tuganire, nimuze tuganire kandi tuganire gake gakeya. Turavuga iki rero? Tugiye kuganira ku ikipe ya Rayon Sports uyu munsi. Iyi kipe ejo bundi ubwo meruka kubabwira ko bafite match, nababwiye yuko iyi match nayihaye 50% kutsinda kwa Rayon Sports na 80% kwa Gorilla. Ibintu murakera mbibabwira yuko iyi Rayon idakomeye. Murambabwira yuko iyi Rayon ijya guhura na Gorilla yagiye ikubita agatoki ku kandi ivuga yuko rwose niramuka yongeye guhura na Rayon Sports bitazahirwa amahoro. Ase Rayon Sports mbabaza, kandi nabyo n'abafana banyu barimo baravuga. Rayon Sports mwebwe murabona mudafite ikibazo, ibintu biri mu biganza byanyu. Murabizi neza ko umwanya wa kabiri abazawugeramo bazasohokera igihugu. Urabizi neza ko uhanganye na Kiyovu umwanya. Urabizi neza urimo uragenda utakaza utu match dutoya. Banabigeretse kuri hari ingingo, urabizi neza. Kandi mbabanze nkubwire, hari ingingo n'umuntu ufite ibintu by'ibibazo mu mutwe. Ntabwo uri murabyumva. Hano ndimo ndagenda nibwira umuhungu wanjye bita Mark, mubwira uburyo Rayon Sports ye irimo iratsindwa, none arimo aratera comment. Reka twikomereze tuve muri ibyaba ngabo. Ni ukuvuga ngo iyi Rayon ni gute wifata ukanganye na Gorilla urimo wifata ukanganye na Gorilla ubundi. Gorilla wenda birumvikana ko yagiye kubitaga agatoki kandi ivuga yuko bitazayitsinda, ariko nawe hari ingingo urifashe match urayisuzuguye. Abapro bose, abakinnyi bose b'abapro ubakuye mu kibuga, nubashyize no kuri bande touche ngo nibuza kugukomerana uze kuza kubikora, ahubwo bose ubakuyemo ushyizemo ikipe ya kabiri. Hari ingingo nawe umenye yuko urabyizira neza ko uzatsinda perira, uri no byizira neza yuko uzitsindira peri wowe. Ntago ibyo bintu hari ingingo uri gukora, ntago ari byo ikipe wiyica nabi. Ibyo ngibyo ntago tubishaka. Hagati aho rero umwanzuro turi buze gufata n'uyu nguyu. Murimo murajenjeka, reka kujenjekera amakipe, mu kugenda mukubita amakipe, mukubita mu rwego rwo kwitegura igikombe, gukinira cya gikombe nyine namwe muzi. Update z'uyu munsi rero. Man City uyu munsi irimo iracyarimo irakina na Chelsea. Mwagiye muri kandi Man U yanyu usureba iyi Man U yanyu nayo nta mufana wa Arsenal yo bafite ubwoba. Ndimo ndiganira n'abantu banjye rwose, ntacyo bitwa abantu banjye, tuba turi kuganira bakunze ba Generation TV. Tugiye mu mwanya w'imyidagaduro. Rero ndagira ngo tuganire ku buryo Titi Brown bakomeje kumutera. Kandi Titi uburyo bari kugutera indobo,
iyi ndobo bari kugoda ko titi twe tuzi ko ari prank wowe na Nyambo kumbe ngo wanamuteriye n'ivi baba we mbega titi wanjye titi aha ndumva ari ibintu bikomeje kugorana titi sinzi impamvu abantu baragenda bagutera indobo cyane kandi uri umubyinnyi wanjye nkunda cyane titi wowe wakundaga bya nyabyo Nyambo none abantu twe tubibonye muratangira muratubeshya ngo ni prank ariko ibyo bintu byanyu muzabigezayo ibyo bintu byanyu byo kwirirwa mudupurakinga ejo muzongera mutubwiye yuko mukundana mureke kudutesha umutwe mureke kujagaraza imitwe yacu uyikoma wawe mwikomeza kujagaraza imitwe yacu rwose mutubabarire ikindi tugiyeho ni Mutako uyu mukobwa ngiye kubabwira aho bita Mutako ejo agiye kuri Babu Rwanda kuri ya channel ya Babu Rwanda ukore interview yabasomye Kamanyinya wowe Mutako iyo Manyinya uba wasomye ukajya gutanga interview isi ubundi iyo wirebye ntabwo wiseka ya Irene Murindahabi yashize ya twaprocinze yuko agiye gukoresha igiye kwafita agakobwa keza Murindahabi Irene aragako iriya nkumi ya Murindahabi Irene neza Irene agiye kwitereka mu minsi iri imbere arabayiteretse cyane Irene ya bakunzi ba Generation TV rero naho inkuru yanjye isoreje ya Zioboy Dance ndabakunda kandi byimukomeza muto kandi subscribe ibiganiro bizajya biza 5 kuri 5 ciao murakoze neza ne yama